we refuse to remove defensive measures. Ati twanze gukuraho ingamba zacu z'ubwirinzi zaba iza gisirikare cyangwa se izindi izo arizo zose, izo twakwita ingamba z'ubwirinzi zose twanze kuzikuraho. Bityo rero kuki mu gihe ari iterabwoba rimangayikishije nabwira ko nakuraho ingamba zanjye zo kwirinda, ati logike iri muri ibyo ngibyo ni iyihe mu gihe manganye n'iterabwoba? Ati ibyo bifite irihe shingiro? Aya ni amagambo Perezida Paul Kagame yakomeje aganiriza ikinyamakuru cya Jeune Afrique, ndetse umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yakomeje avuga mu butumwa bwe. Kagame yahakanye ibivugwa cyangwa ibitekerezo bimwe by'uko u Rwanda rushobora guhindura imyanzuro yarwo bitewe n'igitutu cy'ibihugu, ndetse cyangwa se igitutu cy'ibihugu bikomeye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yashimangiye ko nubwo hashobora kubaho ibihano cyangwa izindi ngamba zafatwa, u Rwanda rwiteguye kubyitwaramo rutajenjetse. Ku bijyanye n'ubwirinzi, Perezida Kagame yavuze ko ibyo u Rwanda rukora bigamije kurinda umutekano warwo, kandi ko nta muntu n'umwe cyangwa igihugu icyo ari cyo cyose kizabibabuza. Yagaragaje ko ari inshingano za leta kurinda abaturage no gufata ibyemezo bikwiye hatitawe ku bitekerezo by'amahanga. Yongeyeho ko hari abirirwa cyangwa se abibwira ko bashobora gutegeka u Rwanda cyangwa kwereka icyo u Rwanda rukora, ariko ashimangira ko ibyo bidashoboka. Yavuze ko u Rwanda rufite uburenganzira busesuye bwo kwifatira ibyemezo kandi rutazemera gukorwaho cyangwa se gukurwaho cyangwa guteshwa agaciro mu bijyanye n'umutekano warwo. Mu nyemerere aya magambo yatangaje tugende tuyinjiramo mu buryo bwimbitse, ikibazo ku gisubizo, buri uko umunyamakuru wa Jeune Afrique yamubazaga ndetse n'ibisubizo yagiye atanga. Mu nyemerere tubyinjiremo kugira ngo tubashe kugenda dusobanukirwa na buri kibazo na buri gisubizo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yakomeje kugenda atangariza ikinyamakuru cya Jeune Afrique. Perezida Paul Kagame yatangaje ko kuva abarwanyi ba M23 batangira kugenzura ibice bihana imbibi n'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rwizeye umutekano warwo ugereranyije n'uko ibintu byari bimeze imbere, ndetse ashimangira ko ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ingabo z'u Rwanda bibogamye ariko bidateze kurubuza gufata ingamba zo kurinda umutekano warwo. Ibi Perezida Kagame yabigarutseho mu kiganiro agiranye na Jeune Afrique. Nk'uko nabibabwiye, ni ikiganiro kibanze no ku zindi ngingo zirimo umubano umuhungu wa Juvenal Habyarimana afitanye n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi, ndetse kandidatire ya Louise Mushikiwabo ku buyobozi bw'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa WEF, ndetse n'icyemezo u Rwanda ruherutse gutangaza cy'uko rushobora gukura ingabo zarwo mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Ibyo byose nibyo tugiye kwinjiramo turebera hamwe ikibazo n'igisubizo cyacyo bigendana. Duhere ku kibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere Jeune Afrique yabanjije kubaza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Jeune Afrique yabajije iti hashize igihe u Rwanda rufatirwa ibihano, hari igitutu ndetse n'abantu benshi barunenga kubera politike yarwo mu karere. Ntabwo mubona ko rwaba rugenda rushyirwa inyuma mu bijyanye na diplomasi mpuzamahanga? Iki ni ikibazo Jeune Afrique yaje kuba yabaza Paul Kagame. Paul Kagame mu gusubiza yagize ati mbere yo kugaruka ku gisubizo cyanyu no gukosora uko mubona ibintu, reka mbanze nsubiremo ibyo nkunda kuvuga kenshi mbwira abashaka kumva. Amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo yatewe n'u Rwanda. U Rwanda rufite aho ruhuriye n'ibyo bibazo mu buryo bumwe na bumwe, cyane cyane ku bibazo bimaze igihe bitakemutse byatewe n'abakoze jenoside mu 1994 babarizwa muri FDLR. Iki kibazo kimaze imyaka irenga 30 kizwi, ariko nta buryo buhamye bwo kugikemura. Kunanirwa kw'ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa muri Kongo, ubutumwa buhenze mu mateka ya Loni, bwagizwemo uruhare n'ibihumbi by'abakozi mu binyacumi by'imyaka myinshi ishize, ndetse n'ikimenyetso gifatika ngo FDLR ni umutwe uteye ikibazo ku Rwanda kuko ukorera mu gihugu cy'igituranyi aricyo Repubulika Demokarasi ya Kongo,
kandi uwo mutwe wa FDLR uhabwa ubufasha na guverinoma y'icyo gihugu. Ntabwo ari ikibazo gusa ku Rwanda ahubwo no ku bandi baturanyi. Icyo turi gukora ni ukwirinda, hanyuma ibihano n'ibikangisho wahoze uvuga bishyirwa ku nzirakarengane. Yashimangiye ko bishyirwa ku nzirakarengane ndetse ngo bigahimbaza abagizi ba nabi. Ibihano n'ibikangisho byo muri ubwo buryo ni igitutsi mu maso y'igihugu cyacu. Gushyira ibihano ku Rwanda biroroshye kurusha gushaka igisubizo cy'aya makimbirane. Hanyuma ikindi kibazo yaje kuba yabazwa, ubwo ni ikibazo cya kabiri. Yabajijwe ati tariki ya 2 Werurwe, ubwo ni muri uku kwezi ku itariki ya 2, ubuyobozi bwa Trump bwashyiriyeho ibihano igisirikare cy'u Rwanda RDF hamwe n'abasirikare bakuru 4 ku ruhare rwabo mu gushyigikira inyeshyamba za M23, mu gihe bwanasabye ko ingabo z'u Rwanda zihutira guhita ziva mu burasirazuba bwa Kongo. Mwiteguye kubikurikiza? Arongera aramusubiza ati, Paul Kagame yongera aramusubiza ati, nanone tugomba kubanza kumva ibyo turi kuvuga. M23 ntabwo ari umutwe ukomoka mu Rwanda, ahubwo ni umutwe wo muri Kongo witwa AFC M23, aho n'uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila akorana nawo. Ikibazo uyu mutwe uteye ni ikibazo cya politike y'imbere muri Kongo, aho kigomba no kubonerwa umuti wa politike muri Kongo. Hanyuma rero ku kibazo cyawe, ntabwo ushobora kwitega ko uruhande rumwe, aha ndavuga u Rwanda, gushyira mu bikorwa ibiteganywa n'amasezerano ya Washington yashyizweho umukono ku itariki 4 umwaka ushize mu kwezi k'Ukuboza, ubwo ni mu kwezi kwa 12, mu gihe urundi ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwo rwubahiriza igice cyayo cyangwa se ntihagire n'icyo rwubahiriza. Uruhande rw'Abanyamerika rwaduhurije hamwe rugomba guharanira ko ibihugu byombi, yaba u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bigenda mu cyerekezo gikwiriye. Ntabwo bigomba gusa naho ruri gushyira igitutu ku ruhande rumwe, ndetse uruhande avuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo nta bihano ifatirwa mu gihe yo idashyira ingamba zafashwe mu bikorwa arizo zo gusenya umutwe wa FDLR, hanyuma ngo hagahanwa u Rwanda gusa. Hanyuma ikindi kibazo yaje kuba kubazwa ku bijyanye na Uvira, ati ifatwa rya Uvira bikozwe n'inyeshyamba za M23 ku itariki 10 Ukuboza, iminsi 6 nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington, ryagaragajwe n'ubuyobozi bwa Trump nk'icyaha kandi biba inzira iganisha ku bihano. Ibi byiyumviro bya Amerika urabyumva? Paul Kagame yamusubije ati, oya, ibyo ni ibyiyumviro bibogamye. Barashaka ko abantu bumva ko hari isano hagati y'ifatwa rya Uvira n'amasezerano ya Washington, ko ifatwa rya Uvira bwari uburyo bwo kudakurikiza amasezerano. Ibyo ntabwo ari ukuri na busa. Imirwano yari imaze ibyumweru iri kuba, yaba muri Uvira cyangwa se hanze yayo. Uruhande rwa Amerika rwari rwarahawe amakuru y'uko ibintu biri guhinduka. Niyo amasezerano adasinywa, ifatwa rya Uvira ryarigaragazaga, ni ibintu byagombaga kuba impande zose zirebwa n'amasezerano ya Washington zari zibizi. Hanyuma ikindi kibazo yaje kuba yabazwa nanone, yabajijwe ati, ku itariki 22 Mutarama, ambasaderi w'u Rwanda i Washington yavuze ko u Rwanda rukorana na M23 mu bijyanye n'umutekano, aho abantu bose babisobanuye ko ari ukwemera ko ingamba zanyu z'ubwirinzi zisobanuye ko ingabo z'u Rwanda nta kabuza ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wemeranya n'ubwo buryo abantu babisobanuye? Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame aramusubiza ati, ibyo birumvikana. Ingamba z'ubwirinzi zishatse gusobanura iki? Zisobanuye ko ari ukurinda ubutaka bwacu hamwe n'imbibi zacu ku buryo nta watugirira nabi. Bisobanuye ko hari uburyo bwinshi burimo gukoresha ibikoresho byacu bya gisirikare, kohereza ingabo zacu n'ibindi. Muri make ntabwo mbona ikintu kitumvikana. Nimba kurinda imbibi zacu bisaba ko umwanzi aguma mu birometero 5, 10, 20 kure yazo,
ibyo ni ingamba z'ubwirinzi. Hanyuma rero reka tureke gukomeza kureba ibyo bintu mu buryo bumwe, kuki tuvuga u Rwanda gusa mu gihe ruhanganye na guverinoma iri gukorana na FDLR, hanyuma yo ntihagire icyo tuyivugaho. Ntutekereza ko nzakuraho ingamba zanjye z'ubwirinzi mu gihe utari gukuraho ibibangamiye igihugu cyanjye? Ibyo ntago bizakunda. Hanyuma arongera arabazwa ati ese uburyo bwo gukemura ikibazo burashoboka mu gihe buri ruhande, yaba u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, rukoze ibyo rusabwa? Arasubiza ati kubahiriza ibisabwa niwo umutima w'amasezerano ya Washington hamwe n'andi yayabanjirije. Ibintu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze kubahiriza namba. Arongera arabazwa ati uwakomeje kuvuga ko ingabo za Kongo zitwarana na FDLR na yahe makuru ubifiteho? Hanyuma iki cyegeranyo cy'abo barwanyi bavuye mu Rwanda bakoze jenoside ni bangahe? Arasubiza ati iyi mikoranire ikomeje gukomera kurusha ikindi gihe. Naho ku bijyanye n'umubare w'ibi byihebe, ikibazo si umubare, bashobora kuba magana cyangwa se ibihumbi. Icy'ingenzi nicyo bifitemo ingengabitekerezo yabo, hanyuma no kuba bashyigikiwe na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo ubwabyo bituma bateje ikibazo gikomeye kuri twebwe. Uramutse witaye gusa ku mubare nyakuri wabo, hari ibintu by'ingenzi wirengagiza. Hari itandukaniro mu mubare iri hagati ya FDLR na ADF, umutwe ingabo za Uganda zimaze igihe kinini zirwanya ku butaka bwa Kongo ku masezerano bagiranye na Felix Antoine Tshisekedi. Hanyuma arongera arabazwa ati ngo gusa guverinoma ya Kongo imaze igihe kinini ivuga ko ishaka gushyira iherezo ku bikorwa bya FDLR kandi ivuga ko ibifitemo ubushake. Aramusubiza ati hanyuma umusaruro ni uwuhe? Mu bice bigenzurwa na M23 bari gukora akazi keza ko kurwanya uyu mutwe w'abajenosideri kandi hari umusaruro bitanga. Ariko muri Masisi na Warikare n'ahandi hagenzurwa na FARDC ni ibice byuzuyemo abarwanyi ba FDLR. Ikinshishikaje si ukuvuga gusa n'ukuri kw'ibibera hariya. Hanyuma arongera arabazwa ati urugendo ruheruka i Kinshasa rwa Jean-Luc Habyarimana, umuhungu wa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda, umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwanyu, rwanenzwe na guverinoma yanyu kubera iki? Arasubiza ati niba umuhungu wa Habyarimana atangiye kungukira mu bufasha bwa Tshisekedi, ubufasha bwa Kongo n'umutungo wayo wose, ni gute yaba umuntu udakwiriye kwibazwaho? Tshisekedi ari kugerageza kumukoreshamo mwicengezamatwara ryo gufasha FDLR no kubaka abantu bayishyigikiye mu Bufaransa, aho uyu muntu atuye hamwe n'abandi. Kuki ibyo byarenzwa ingohe? Nuko yamushubije. Hanyuma undi munyamakuru wa Jeune Afrique aramubaza ati kuva umujyi wa Goma wafatwa muri Mutarama umwaka wa 2025, M23 yakunze gushinjwa guhonyora uburenganzira bwa muntu, igashaka abantu bayiyungaho ku ngufu. Utekereza ko uyu mutwe ufite ubushobozi bwo kuyobora neza agace ugenzura kurusha guverinoma ya Kongo? Paul Kagame aramusubiza ati ibi birego nabyumva mu gihe ibintu byari bimeze neza muri Goma mbere y'uko M23 ihagera. Ati bibaye byari bimeze neza, ati ibyo nibyo nabyumva. Ikindi kandi ngo biteye amatsiko ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu ntago byakundaga kuvugwa icyo gihe. Ukuri nuko ibintu bimeze neza kurusha mbere, buri wese afite uko abyumva, gusa ibintu ni byiza Igoma, ni byiza ndetse na Bukavu. Hanyuma aza kongera kubazwa ati ubona ko imipaka yawe itekanye ubu kuva M23 yahagera? Arasubiza ati nta gushidikanya, abantu babyemera cyangwa se batabyemera mu bijyanye n'umutekano n'ibintu byigaragaza. Muri make imipaka yacu ihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iratekanye. Arongera arabazwa ati mu gihe gishize intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari iyo ku butaka, ubu ibintu biri guhinduka aho hatangiye gukoreshwa drone zo ku mpande
zombi, yaba FARDC yaba na M23. Ibi bintu ntabwo biguteye impungenge? Arasubiza ati ikineye impungenge cyane nuko amakimbirane yakomeza. Ikindeba kandi kitureba twese ni uburyo bwo kuyarangiza, naho iby'intwaro biranashoboka ko n'izirenze drone zishobora kuzamo. Ayo ni amagambo yakomeje asubiza. Hanyuma arongera arabazwa ati ese mu gihe amahoro agarutse utekereza ko ari nde ukwiriye kuyobora ibice by'ingenzi na M23? Arasubiza ati ntabwo mbizi kandi ntabwo mbyitaho cyane, ntabwo bindeba. Icyo nshaka nuko uwayobora wese aka karere atadutera ikibazo tukabana mu mahoro, nta kindi. Ikiriho nuko ibice bigenzurwa na M23 bitakirangwamo ikintu kitubangamiye kandi mu buryo bumwe. Ibyo nibyo bidukwiriye, ariko ndabizi ko iri atari ryo herezo. Haracyari byinshi byo gukorwa, yaba mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no muri Kongo yose, kugira ngo ntihagire n'umwe uba uteye ikibazo umuturanyi we, by'umwihariko u Rwanda. Niyo mpamvu tutazigera tudohoka ku bijyanye n'umutekano wacu icyo byasaba cyose. Arongera arabazwa ati kuba Joseph Kabila yaragaragaye i Goma byaba bivuze ko mwabyemeye kandi ko mumushyigikiye? Arasubiza ati abashaka bose kugira uruhare mu rugamba rwo gutuma Kongo itekana bahawe rugari. Kabila yakoze amahitamo ye, ikibazo cye urakizi. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kumukurikirana, yakatiwe igihano cy'urupfu, imitungo ye yarafatiriwe, kandi arifuza guhangana n'iki kibazo ari mu gihugu cye. Sinumva impamvu namwima inzira, ntabwo byaba bisobanutse. Nuko yashubije. Arongera arabazwa ati iterambere ry'u Rwanda rishingiye ku isura nziza rufite mu bijyanye n'ubukungu n'imiyoborere. Ntabwo mubona ko ibihano bya Amerika n'Uburayi bishobora kwangiza iyi sura? Arongera arasubiza ati ntabwo isura nziza ishingiye ku ngingo zibogamye, ahubwo ishingira ku kuri. Ni iki nakora kugira ngo sigasire isura nziza yanjye? Ese ngomba guhagarara nkarebera mu gihe hari ibintu biri kwangiza ibyo isura yanjye yubakiyeho? Icyo gihe uratekereza ko naba ndi kurinda iyo sura? Ese nkwiriyemo guhitamo kurinda isura yanjye nanga kurwanya ibyo byatumye dushyirwaho ibihano ndetse mwihanganira iryo terabwoba? Amahitamo aragoye ariko arasobanutse. Arongera arabazwa ati ntabwo ufite impungenge ko ibi bihano bizongerwa nk'uko byasabwe na Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikagera ku bigo by'ubucuruzi by'u Rwanda bifitanye isano na leta cyangwa ishyaka riri ku butegetsi bwa Crystal Ventures? Arasubiza ati ntabwo mbizi. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo mvano y'ibibazo byose turi kuvuga, ariko abahitamo gushyiraho ibihano babishyiraho bashingiye ku mpamvu zabo, ku nyungu zabo. Gushyiraho ibihano ntabwo bivuze ko biboneye, babigushyiriraho kuko udahuje n'inyungu zabo babishyiraho. Ikintu kimwe kitagibwaho impaka ni iki: ntuzategereze ko nsaba imbabazi cyangwa se nzemera ibihano bibogamye byashyizweho hashingiwe ku mpamvu numva. Arongera arabazwa ati ese u Rwanda rushobora guhagarikirwa inkunga mpuzamahanga? Arasubiza ati twahuye n'imbogamizi nyinshi. U Rwanda cyari igihugu gisa naho kitariho, uyu munsi ni igihugu kiriho. Twarokotse ibyo ikindi gihugu kitabasha kurokoka. Niko yashubije. Arongera arabazwa ati hari gahunda y'ubuhuza bugizwemo uruhare na Afurika imaze ibinyacumi by'imyaka ikorwa, ariko nta na rimwe yatanze umusaruro mu gukemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni iki gituma umugabane wa Afurika ubura ubushobozi bwo gukemura iki kibazo? Arasubiza ati ntabwo mbizi. Hari ibintu byinshi Afurika ihura nabyo inanirwa gukemura, harimo n'icyo. Ibibazo byacu byinshi nitwe twabyiteye, kandi nubwo twaba dufite ubushobozi bwo kubikemura ntabwo tubizi cyangwa se tubikora nabi. Arongera arabazwa ati ese intego yanyu
ni ukuba igicumbi cy'ahantu hatunganyirizwa amabuye y'agaciro aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'uko abibashinja bakunda kubivuga. Asubiza agira ati u Rwanda rwamaze kuba igicumbi cy'ibintu byinshi harimo n'igicumbi mu bukungu. Kuki kuba igicumbi mu bijyanye n'amabuye y'agaciro byaba ikibazo? Ni gute ibi bikirego? Tubwirwa ko turi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ko dushaka amabuye y'agaciro, ariko ku rundi ruhande dufite amabuye y'agaciro mu butaka bwacu mu Rwanda. Ku rundi ruhande yego duhaye ikaze amabuye y'agaciro aturutse mu mahanga. Amabuye y'agaciro aturutse muri Kongo anyura mu Rwanda mbere yo koherezwa i Dubai, mu Bufaransa, mu Bubiligi, Hong Kong n'ahandi. Kuki u Rwanda ari rwo rutoranywa rwonyine rukavugwa? Tugira uruhare mu kugaragaza inkomoko y'ayo mabuye y'agaciro. Dushobora kugaragaza buri kimwe cyanyuze hano n'icyahasigaye. Twakwerekana inyandiko zibigaragaza gusa mu bigaragara bahitamo gukomeza gukwirakwiza ibyo birego. Hanyuma arongera arabazwa ati Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi yatorewe kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri Gashyantare muri manda y'umwaka umwe. Ushingiye ku mubano ugoranye mufitanye n'uyu muturanyi, ese iki ni ikibazo kuri mwe? Hanyuma ni iki mumwitezemo? Aravuga ati aya ni amakuru meza kuri we, kandi icyo nizeye ni uko azageza Afurika ku bintu byiza, ku gihugu cye no kuri twese. Niba afite ubushake n'ubushobozi ni byiza, niba atari uko biri tuzabyitaho igihe nikigera. Arongera arabaza ati umubano mufitanye n'u Burundi uteye ute? Ati mutuze, ntacyo gutangaza. Aho ngaho yahise yifata. Hanyuma u Rwanda arongera arabaza ati u Rwanda ruvuga ko rwiteguye gukura ingabo zarwo mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique, aho zigira uruhare mu kurwanya umutwe w'ibyihebe bishamikiye ku mutwe wa Islamic State, mu gihe umuryango w'ubumwe bw'Uburayi utaba wemeje inkunga y'amafaranga yo gushyigikira ubu butumwa. Iyo gahunda irakomeje. Arasubiza ati twatanze umusanzu wacu muri Mozambique mu myaka hafi 5 ishize ku busabe bw'ubuyobozi bwa Mozambique kugira ngo dufashe mu kugarura umutekano muri Cabo Delgado. Twakoze ibishoboka kandi ibintu byarahindutse ku buryo bugaragara. Ariko ese birumvikana ko tugomba kwishyurira serivisi dutanga? Ese birakwiye ko twitanga tukigomwa hanyuma tukishyura n'ubwo bwitange? Iyi nkunga miliyoni 20 z'amayero itangwa n'Uburayi si impuhwe bagirira u Rwanda, ahubwo ni impuhwe bagirira Mozambique. Twishyura inshuro 4 cyangwa 5 ayo mafaranga kugira ngo ingabo zirenga 5,000 zikore kare akazi. Hakiyongeraho n'abapolisi mu gihe ubushobozi bwacu ari ubw'igihugu gito inshuro 3 ugereranyije n'intara ya Cabo Delgado. Ibigo bikomeye mu bijyanye n'ingufu bikorera muri kariya karere harimo Toto, Exo, Mobile na Eni ngo bigomba gushaka uburyo bwo gutera inkunga gahunda z'umutekano bikeneye. Umutekano ugira ikiguzi nubwo utitabwaho ugereranyije n'ishoramari. Ibi bigo hamwe na guverinoma ya Mozambique bigomba kwirengera ikiguzi, cyangwa se guverinoma ya Mozambique nibe ishaka umutekano. Ntabwo numva impamvu nahaguma undi munsi. Abanyaburayi bafata miliyoni 20 z'amayero ku mwaka nkaho ari menshi, ndetse bakibaza niba u Rwanda ruyakwiriye. Igisubizo cyanjye kiroroshye. Uko ibintu bimeze muri iki gihe nta mpamvu yo kuyaduha. Niba nta muntu wishyuye ibigenda muri ubu butumwa kugira ngo burambe, twiteguye gucyura ingabo zacu. Hanyuma arongera arabazwa ati ingabo zanyu ziri mu butumwa muri Loni muri Central Africa na Sudani y'Epfo, mwaba muri guhura n'imbogamizi nk'izo muri Mozambique? Arasubiza ati oya, ariko aha naho nituramuka tubonye ko kuba duhari bidakenewe, byaba bidakenewe n'igihugu dukoreramo cyangwa se na Loni, tuzagaruka mu rugo umunsi ukurikiyeho. Ni ibintu byoroshye cyane. Arongera arabazwa ati mu Gushyingo umwaka 2026 hateganyijwe amatora ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OEF. Mwatanze umukandida wanyu Louise Mushikiwabo mu gihe Felix Tshisekedi nawe afite umukandida we Juliana Lumumba.
ese ntabwo bamufite ko umwuka mubi uri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ushobora guhungabanya aya matora? Arongera asubiza ati yego niko nanjye mbitekereza, ariko ni ngombwa ko hagomba kugira utorwa. Nabonye ko Tshisekedi ari gukoresha imbaraga nyinshi mu gushyigikira umukandida we, kandi ni uburenganzira bwe, ashobora no gutanga abakandida babiri rwose aramutse abishatse, ibyo ntacyo byamuhungabanyaho. Arongera arabazwa ati ese biracyashoboka ko wowe na Felix Tshisekedi byazagera aho mukumvikana? Arasubiza ati ahari birashoboka, ahari ntibishoboka, nta kibazo na kimwe mfite ku kuba ibyo byabaho cyangwa se bitabaho, ndatuje muri ibi bibazo. Ngayo nguko ngibyo ibibazo yabajijwe ndetse n'ibisubizo yakomeje kugenda atanga muri kino kiganiro yagiranye na Jeune Afrique. Hanyuma reka mfate kano kanya mbashimire cyane, babwira ngo mwakoze cyane kubana natwe kabisa, ni by'agaciro gakomeye cyane. Reka mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza, ariko kandi niba wanyuzwe n'ikiganiro cyangwa se iki cyegeranyo tubagejejeho, reka mubwire ngo kandi niba uri na mushya hano ukaba wanyuzwe na kino kiganiro, duhe support, dusapotinge, udutere ingabo mu bitugu, ukande subscribe kandi like, utwereke ko turi kumwe, uduhe ibitekerezo muri comment, hanyuma uraba udushyigikiye kabisa. Hanyuma rwose niba uri mushya hano nkandira kuri subscribe, nicyo cy'ingenzi cyane. Hanyuma nongere kubibutsa ko twafunguye urubuga rwa WhatsApp tujya tunyuzamo amafoto ndetse n'amavideo y'amakuru yose tuba turi kugenda dutangaza, kuko hari ayo tudacisha kuri runo rubuga rwa YouTube kubera ko hari amashusho n'amafoto biba bitemewe. Muri urwo rwego twafunguye urwo rubuga rwa WhatsApp kugira ngo tuzajye tubinyuzamo. Hanyuma kwinjiramo nta kundi, uragenda hari hasi muri comment hariya mu gice cya komantiri urebemo link na pininzemo, uragenda uyikandiho, urahita winjira muri group yacu ku buryo bworoshye cyane. Hanyuma ibyo byose bizajya bibasha kukugeraho ku gihe, ubashe kubona ukuri kuzuye kuba bivugwa ndetse binatangazwa. Ngaye nguko reka mbashimire cyane, mukomeze kugira ibihe byiza kandi turabakunda cyane hano kuri DRC Today News.